akabi gasekwa nk'akeza niko umunyarwanda yavuze. Kandi nyine ibyamamare, inkuru z'ibyamamare ziba zigomba gusirikira kurusha iz'abandi bantu bose. Iyi nkuru ntabwo ari nziza ariko nyine tuba tugomba kuyivuga kuko ni icyamamare. Mu minsi yashize urebye uyu mukobwa ukuntu yari ameze muri za 2015, 2016 we bana, kugenda ukageza wenda mbere ya Covid, yari umukobwa w'igitangaza, yari umukobwa mwiza, yari umukobwa nyine w'icyitegererezo, abana bose bifuza kuba nka Shaddy Boo. Muribuka ko hari n'abatangiye kwiyita ngo ba Shaddy Boo baha n'aha, abana bise ba Shaddy Boo ni benshi cyane kubera uyu mukobwa, kubera uburanga yari afite n'ukuntu yavugwaga mu bitangazamakuru uburyo bugiye butandukanye. Gusa kuri ubu ngubu inkuru iri kumuvugwaho ntabwo ari inkuru nziza. Ni inkuru rwose mu by'ukuri itagakwiye kuba yavugwa ku muntu nka Shaddy Boo, ariko nyine kubera ko turi ku isi kandi ubuzima ni gatebe gatoki, nta kundi. Inkuru rero ubu igezweho kuri Shaddy Boo ni uko uyu mukobwa yajyanywe muri rehab cyangwa rehabilitation center. Rehabilitation center ni ikigo bajyanamo abantu babaswe n'ibiyobyabwenge. Ubu ngubu Shaddy Boo yajyanywe mu kigo kizamufasha kuba yareka gukoresha ibiyobyabwenge. Buriya rero ndakunda kubwira cyane cyane abana bakunda social media cyane, ibintu byose mubona kuri social media mujye mubyitondera. Mujye mubyitondera ngira ngo namwe muba muri kugenda mubibona ko bya bintu biba bitoroshye. Tekereza abana bose biyise ba Shaddy Boo batazi ibibera muri iki kibuga, ari ukubona amafoto gusa ku mbuga nkoranyambaga, kubona mu bitangazamakuru bari kumugarukaho, bakumva ko nabo baba ba Shaddy Boo, bakumva ko nabo bamera nka Shaddy Boo, bakifuza ko nabo bakwitwara nka we, nyamara ntago muba muzi ikibiri inyuma cyangwa ikibikurikira. Kuri ubu ngubu mu minsi ishize ubundi nibwo byatangiye, murabizi ko mu minsi ishize Shaddy Boo ari we witangiye ikirego avuga ukuntu yasambanyijwe n'umwana w'umushuti we witwa Yugi Umukarazi. Cyangwa iyo nkuru yo ntabwo ari nshyashya murayizi, yavuze ukuntu uwo musore yazanye mu rugo rw'inzoga, basangira icupa ry'inzoga, nyuma yo gusangira icupa ry'inzoga bwakiye mu gitondo yisanga mu buriri baryamanye ndetse banasambanye. Ibyo byo niwe wabyishyiriye hanze, nta muntu wari kuzanabimenya. Uwo mujene ubu arafunze. Yugi Umukaraza ubu ngubu arafunze, dosiye yashyikirijwe ubushinjacyaha, ubu nyine bitegereje igihe azagezwa imbere y'ubutabera. Nta gihe kinini kiracamo wumve ngo nta nubwo iperereza rirarangira. Uwo yareze nta nubwo aratangira kuburana, nta nubwo araburanishwa, bahise bamujyana muri rehab. Aya ni amakuru yemejwe n'umuvugizi wa RIB Murangira Bitsiyeri, yemeje ko Shaddy Boo yajyanywe muri rehab, muri rehabilitation center yo mu karere ka Huye, mu ntara y'Amajyepfo. Niho uyu mukobwa ari kubarizwa, yajyanywe ku itariki ya 6 z'uku kwezi nyine. Mu mpamvu zatumye bamujyanayo, bakora iperereza ku cyaha yakoze, ku kirego yatanze, bari gukoraho iperereza, nyine baje gusanga ko uyu mukobwa yabaswe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Biba ngombwa ko ajyanwa muri rehab kugira ngo afashwe kuba yareka gukoresha ibi biyobyabwenge. Noneho urumva ntabwo nzi ibintu by'amategeko cyane, ariko aho ngaho nkahita nibaza nkavuga nti ese ko buriya yatanze ikirego, nyuma mu gihe bari kugikorera iperereza nawe bagahita bamubona wenda muri ibyo bindi, bagahita baza kuvumbura ibyo bindi, aho ngaho ho nta hantu byaba bifitanye isano wenda n'icyo kirego yatanze, kuba wenda nacyo kitari icya nyacyo wenda, cyangwa bifite n'ubundi aho bihuriye n'iryo koreshwa ry'ibyo biyobyabwenge, bikaba wenda bihabanye no kuba byariswe gufatwa ku ngufu cyangwa gusambanywa ku gahato nyine nk'uko byavuzwe. Ntabwo ndi umuhanga mu by'amategeko, ntabwo ndi umunyamategeko, ariko ndaza kuganiriza umunyamategeko ubizobereyemo ubikora nk'umwuga, atubwire ese ubundi ubwo aho ngaho Yugi Umukaraza ntiyabiprofitiramo, cyangwa we n'ubundi arakomeza akurikiranwe ku byaha ashinjwa n'ibiki n'ibiki. Ubwo abanyamategeko, abantu bazi ibintu by'amategeko nibo badufasha wenda kubisobanukirwa cyane, kubyumva cyane, ariko njye ntabwo nje kuvuga ku mategeko, ahubwo nje kuvuga gusa kuri Shaddy Boo. Guys,
by'umwihariko abana mukurikira imbuga nkoranyambaga. Ibi bintu by'ubusitari, byo gukunda kwamamara ku mbuga nkoranyambaga, yego ni byiza, hari ababijyamo ubuzima bugahinduka, bakaba abasitari, bakamenyekana, bakabona n'amafaranga kubera ko izi mbuga nkoranyambaga zitanga amafaranga. Ariko banza witonde uburyo ugiye kubijyamo urebe n'uwo ugiye kubijyamo wigana. Ese wabikora ate? Abitwara ate? Ni muntu ki? Bigenda gute? Kuko mu by'ukuri biragoye kumva uyu mukobwa yajyanywe muri rehabilitation center, nyine uhita wumva ko kuri iyi mihanda hari ibindi biba biri inyuma yabyo mwe mutazi cyangwa natwe tuba tutazi, ariko umuntu abibona ari uko abigezemo. Nzi abana benshi biyise ba Shadibu, benshi rwose biyise ba Shadibu, ababyeyi benshi bifuza ko abana babo baba beza nka ba Shadia, abana benshi bifuza ko nabo baba abasitari nka Shadibu. N'ibi bintu rega by'amafotoshuti, byo kwifotoza, byo kugira gute kugira ngo byamamare cyane, ba Shadibu babifitemo uruhare, kuko nibo bantu bagiye batuma abana benshi babikunda, abana benshi bumva bamera nkabo, nabo bakajya ku mbuga bakajya bavugwa, bakaba beza nka Shadibu. Ariko nyamara nta muntu wari uzi ibi bintu, niko wa mutipe yavuze, nta muntu wari uzi ibi bintu. Ngayo nguko, dukomeze dukurikirane turebe uko bizarangira, ariko nyine nk'uko bimeze ari muri rehabilitation center i Huye. Abakunzi be mukomeze mumusengere nyabuneka, ndabizi ko mumufana muri benshi, mukomeze mumusengere azagaruke nyine yatandukanye nabyo neza, ari muzima, ari wa Mushadibu twese tuzi twakunze muri za 2010 kuko buriya urabona ukuntu ibi bintu sasa ahantu bibera bibi, ni uko binafekitinga n'abana. Ibaze nk'abana buriya mubyeyi bagiye kubona izi nkuru zose z'ukuntu icyambere babanje kubona inkuru y'ukuntu mama wabo ari kuvuga ukuntu yasambanyijwe ku ngufu n'umuntu basangiraga, hahite hiyongeraho ikindi cyo kuvuga ngo mama wabo yajyanywe muri rehabilitation center kubera ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Urumva utwo tuntu twose tuba twaraturutse kuki? Kuri ya fame, kuri bwa busitari, kuri kwa kuba icyamamare ku mbuga nkoranyambaga. Urumva ko byanze bikunze na bari abana nabo ntabwo ari image nziza, ntabwo ari ibintu bizaborohera kubyandastandinga nk'abana bakiri batoya. So bantu rero muza kuri iyi mihanda, bana bato mubibona mukabikunda, mujye mumenya ko hari ibindi bintu, hari indi realite mutazi mumenya ari uko mwahageze. Akoze cyane, komeza ubane natwe kuri Today 250.